imikino n'umugabo wanjye muri kumwe. Ngo umugabo wawe? Oh my god. Lucky, wagarutse? Naga. Siko ko warufasha kandi ko waruhatinzira? Nagarutse. Ndi kuvugana n'umwaka wanjye. Bavuganaga n'avoka? Okay, ndabyumva ni ingenzi cyane ntabwo ari kubura kumuvugisha. Ariko nta mahoro ibyo mwavuganaga. Nta mahoro. Ubwo nyine ya. Nutuna ikumbwira nyine ariko nta birenze. Jivote urihuse kandi nari nkigukumbuye. Urabona ngiye vuba n'umwanya maze. Ahubwo twaganiriye nibagirwa kukubwira. Nabonye buruse yo kujya hanze kujya kwiga muri Amerika ariko ngiye ntabikubwiye. Ko ndeba se bitagushimishije. Ntabwo yari inkuru nziza akagushimishije. Aya. Ni nziza ariko nyine ntabwo tuza ahantu heza. Kubera iki? Sharaki ndatwite. Ngo ndatwite. Uratwite? The Black umukoresha wanjye niwe mugabo wa Tesi. Ntabwo numva ukuntu ibintu byaba byarahuriranye ariko ndamurenganya. Ndatwite ariko nanjye ntabwo nabigizemo uruhare. None se ubwo urumva nabihuza gute n'amasomo n'iyo buruse mbonye? Ubu se hagati y'urukundo n'akazi ndahita mwiki? None se ko ntaharatese? Bivuze ko hagiye gutangira intambara hagati y'umukozi n'umukoresha we. Hafi ya Yerika. Ndahazi. Reka nzi. Meze bo. Meze neza. Meze neza. Umunsi ko wiheje kuri wenyine. Nari ndimo guhanagura imyenda. Yego. Okay, byiza cyane. Hanyuma se we ntuzongere kumpamagara wa gicucu we ubwo nta soni ufite
ubwo ko nta nadira ukagenda wari uzi ko mabuja nzamubwira ngo iki uza ahantu mabuja atese ngeze wangegerawe urahangara uragenda umuntu w'umugabo ahunga ibintu akazi bamuhaye nta soni uba ufite ubu ngubu ndi guhindura imyenda ibimenyetso byose byatuma mabuja atese amenya ko ndi mw'iki gihugu ndi kubihinduranya ugahangara ukampamagara ukumbwira ubusa nta n'isoni ubwo se ukunyakuririke wari uzi umutego wari untayemo ko uko nyine ubona woroshye nta soni umva ndakuyamye n'undi munsi ntuzongere kumpamagara wangegerawe hasi tujye tuvugana ubundi uhagurutse ngaho umbwira ese wowe wari wikanze iki none hora si wowe nkanze se ese baby mbagira ngukorere surprise ariko ngasanga umutima reka wagurutse mu kirere nk'inyoni nakora ndi guhanagura inkweto hanyuma rero ndashaka kuruhuka ngiye kuba nduhutse ariko ntihagire umuntu n'umubwira ko mpari kubera baby ndashaka kuruhuka urabizi uyu munsi twagize amahirwe mbese nyine ndumva naniwe ndashaka kuryama nduhuke kandi jyenyine cyangwa uryame njye ndashaka kuba ndi jyenyine ntacyo bitwaye reka mbanze mfate akanya nduhuke dore uyu munsi twagize amahirwe yo kugira agakonji reka nkafatirane nawe kugira utuntu bitaho nta kibazo ndashaka kuba ndi jyenyine nta kibazo bikanze ngo yerekeze ko mwari izi nkweto nari ndimo guhanagura ntacyo bitwaye uri buze kuzambara nyine n'ubyibuka sinigeze ntekereza ko nzaba mu buzima buciye bugufi nk'ubu nshimye ko telefone itagisona ngo nikange none ndebere nawe hano nanikodeshereje nta mugabo ninjizagamo ngo anyishyure tutabanje kugwana none se ubwo ibintu nzabikora gute koko mana nzaba mu buzima bushobore n'ibigabo byanteshaga umutwe kana kimwe cyaje ngo kinambwire basi ngo tunabane niyo cyaba gipfuye n'ijisho mana nakemera basi naje kitwa umugore kure mabuja uziko usigara ngubana nk'umuntu ukurubana akabwana agiye kukerekaho kajaje karahambura ariko mabuja ngifita homba ntanaza gusaba ubufasha muri rugo waranyubahaga navuga rimwe ugahita umva gacupa ariko ubu ngubu usigara urambondagura nk'umuntu uri guhondagura ingoma y'abaporoso nangwa n'ingoma y'abaporoso ifite akamaro yobora abaririmbyi nk'ese umaze iki ko ntacyo umaze umaze iki mabuja wibuke ko turi amaraso gamwe uri amaraso ganje nanjye ndi amaraso gawe nta sano mfitanye nawe wagisaza we uranyumva ntacyo mpuriyeho nawe ariko mabuja wibagiwe ko ari njye mugabo wawe wa mbere wibagiwe ko ari byo kubyariye uriya mwana wita ko ari musaza wawe shishika wari uzi ko umugabo wanjye amenye ko nabyaye uru rugo yahita rutwika mana yanjye noneho amenye ko ari we twabyaranye wagisaza we yahita guca umutwe mabuja ariko ziba byose agiye kandi n'ibikapu ngiye gusura umushuti wanjye wa hano haruguru inshuti yawe witwa nde yitwa Rine yambwiye ngo arankeneye cyane nese ko utari wabimbwiye amamagaye ubu ngubu nanjye nari nje kubikumenyesha usanga bagenda ariko wihute urakoze sawa umva muze karame uri kumva ye bosi nabyuka umubwire ko nagiye gushaka imiti kuri farumasi uri kumva yego ndarwaye ngiye kwitegura sawa muze ye karame wino mfunge ye kubona ndi hano ndakubonye
neza. Umeze neza. Urakomeye. Shansi ko twaganiriye ntibagakubwira inkuru. Ngo pe. Nababwira rero kagira inkuru. Nababwira nyine. Umva uzicaga igihe twatandukanye ndi kuguherekeza ugiye kwa anti wawe. Ngire gutya rero ngende. Ngeze mu nzira mpita mbona nyine umuhungu ava kuri moto ati ibyangombwa. None ntiyamenya ko yabitaye nyine ngiye mpita nkomeza ndabitoragura ngenda ndi kumwirukankaho ngo mbimuhereze. Hano cyaruze neza. Wakwicara kuri shushe. Urayima pe. Imana ikora ibitangaza. Mvaye iminsi myinshi mbega raki. Nahise ko ntazongera kukubona. Ntabwo wakumva ukuntu nishimye. Karibu rero. Urakoze. Yewe. Imana yangiye kuduhuza irakarambye. Pe izuba rimeze nabi. Ntabwo ndi kubyihanganira. Natwe nishimiye kukubona pe. Ntabwo wakumva ukuntu nanjye bishimishije. Umva nanjye nishimye cyane. Imyaka 6 tutavugana. Nta no kuri telefoni. Ni myinshi cyane. Amakuru se Ntabwo ni meza. Uzi neza nyine nta kibazo. ndabibona pe. Gusa icyantangaje se naragiye mukora gutya kuri telefone ndababwira utaye ibyangombwa ntazi Kinyarwanda Reka. ubonye umudiyasipora Ese kandi none nawe wahibigiyemo. oya se wakumva inkuru igishushe ubwo muha ibyangombwa nyine mfite mfata irangamuntu ndamwereka gutya asanga ariye arangije ambwira nyine ko aba hanze ariko nyine ababyeyi bari abanyarwanda nyine avugamo ikinyarwanda mu gakeya ukuntu nyine ariko atari neza Kandi nawe nakoze mu ishuri icyongereza ntabwo wari ukizi mwaswa. Nahambwira ukuntu mwavuganye rero. Ubundi ahantu bagira serivisi nkunda niyo mpamvu mba nahisemo ngo tuhaganirire. Uracyazirikana ko nkunda siporo. Ntabwo nabwirwa nubwo hashize imyaka myinshi tutabonana ntabwo nakibagirwa icyo ukunda kunywa. Yamba mbona nawe utari wahindura ariko ni byiza cyane nta cyahindutse. Aka niko twari tumenyereye, aka niko kacu. Uracyagira kera nka kera. Mbese ndacyari wa wundi nta cyahindutse. Gusa ndikumva nyine wareka se nanjye ntabwo nabyanga. uranseriza njyewe usinyeye. Baraki ntabwo bisanzwe pe. Arazi kugera nkiyumvisha ko atari wowe. Imana nyine igenda ikora ibintu bitandukanye igahuza abantu. Gusa nyine aho nabaga ndi hose nabaga nifitemo icyizere ku buzima bwacu. ugafuza kongereza gake nyine akavuga akanyarwanda gakeya nyine ukuntu turavuganye arangije arambwira nyine ngo washyika gukora ngo business no mu Rwanda ariko ngo nta bantu nyine ngasiranyeho nabo ngo none ngo niba imbere yanjye muravugana gasampamagare ngo mufasha se muravugana nigize akamaro wanjye banza nicisha hirya no hino nanga kumuha mu diaspora mwa ngiye kubona mbona amaye telefone itaba hano nari nyibonye mba nanditsemo nimero ndamuhereza urubumara sinibu nyine nihagarara nk'umukobwa so uzi ko njya nihagarara kwahungu umuhiya njye ndayimuha nimuka nimero yanjye ahubwo ngiye nihagarara nanga kumusaba nimero ye ubu telefone yanjye ntiyaburamo soneri ntiyaburamo umuriro ntegereje ngazampamagara shano niyo nzi kuvuga ese we shayi hangane nyine none se ubu muzabonana uti ubu urumva izina Lucky ni umunyamahirwe ko mu myaka 6 yose ishize nahoranaga ahantu uzwi nabaga ndimo byose nahoraga mfite icyizere cy'uko umunsi umwe nzongera nkabona umukunzi wanjye none Imana irabikoze irakumpaye
Okay. cyane pe. ndabizi kandi ntegereje ngo azampamagare Nawe se wahiye kandi wari uri kunseka. mwana we umurebye nawe wava mu byawe Rutare wisise. Ntabwo byakunda. umudiyasipora noneho ujya gukora bizinesi mu Rwanda Ntabwo muri kuvugana. nicyo kibazo shaka Cyane gusihangane. Ubwo nyine telefone yawe ntikajya iburamo umuriro. Nawe wasanga ari amahirwe yawe. mana akampamagara uriya muhungu mana ndi gukurura ishusho ye Uri kurara udasinziye. Ukuntu wari uri kunseka ngo njye na Ange. maze kukugarukira Yego. tubazi ko ndi kumva agatima kameze gutya ngo atari yamvugisha Reka araje guhamagara nawe. Gusa nyine nizere ko umeze neza. cyane yandi kubona umeze neza banti wawe bari kugufata neza Bamfashe neza. Kandi muri bya bindi byo kudepoza ndacyategereje. Na bya bindi byose biri kugenda neza. ibyawe usa narawisi bigeze he Bimeze neza. Nani kwa kundi ariko nyine mbona ko ari ikigenda kigagaruka gake gake. None se shu aha hantu urahumva ute urumva uri comfortable ku buryo turi buhagume ko nyinaze umva hano hantu rero ntabwo ndi kuyizera kuko ndi kumva abakozi barimo baracana hano kandi naje mfite n'ubwoba pe. Urabizi umugabo wanjye kubera kampani n'abantu benshi akoresha byibuze duhinduye tukicara n'ahandi hantu nubwo hari izuba ariko duhindure turebe kuko mba ndi kukikanga wibuke ko ubu narubatse ntabwo okay nanjye Ntabwo nyine nyiri bitewe no Siribateri. kukwemera ikintu cyakubangamira buriya nanjye kiba cyambangamira so reka turebe ko twabona ahantu twicara hariya hatari akazuba hari security aha nabo baba bagiye turabyitwaza kuko turabona ntazi twabategereza se najyanye twiyarange nk'intore barega ntabwo umuntu aba yizeye Ihangana disi. None se biraho nyine meze neza ariko ubu murazaguhamagara. byari Ntabwo hashize igihe kinini. Hari igihe kinini se gishize aho duhuriye. ntacyo twigendere mu nzu nk'ibwirire nakwakiriye hanze nta kibazo urakoze kudasoma hagati aho ntagira ngo nsobanurire ni gute wemeye gushaka undi mugabo kandi wari uzi ko ari njye dufitanye gahunda yo kuzabana ngo akora ati wirengagije amagambo wambwiye ubwo twaherukanaga koko wibagiye ko wambwiye ngo nta bushobozi wifitiye bwo kurera umwana isi noneho utari uwawe kandi na nyuma y'uwo munsi sinongeye no kukubona wari unsize heraki umukobwa wari umaze gutwara inda kandi nari nzi nk'umukobwa witonda unakijijwe raki kugukunda ntabwo byampiriye shiri urazi ubu urugamba ruratangiye ngo ntabwo ndi busubiremo wabyumvise nese ugiye gukora iki ubu tuvugana ngiye kurwanira urukundo rwanjye rwa mbere ariko ubundi rakuze umugabo nashatse the black rero ntabwo ajya apfa gutsindwa ibyo urimo ntabyo uzi sye ahubwo seraki waretse ukazajya unsura mu rugo nk'ibisanzwe ni namugusura nuko ntabwo namugusobanuriye neza hari ikibazo icyo kinyoma cyarapfutse gute yarakumenye ni ukuvuga ngo mbere y'uko cyagiye umpamagara wampamagaye dufite ikiganiro turi kuganira akosa niba hari umuntu nawe nziranye nawe hafi aha ngaha mubwira ko ntawe mbese haba hari ibyo yaketse ubwo wampamagaraga nicaranye nawe oya nyamara byaba ari byo koko
ukimara gukupa telefone yarikije ambaza ngo Lucky ni muntu ki. ubwo se wowe umusubiza mu iki? Namubwiye ngo ni umusore twakoranye muri karitsiye. Kera cyane ubwo iperereza yararitangiye kuko wamubwiye ko ari umusore mwakuranye basi Iki se? ubwo bigaragare ko kuzi iwawe ndamutse nanahageze yahita bihuza ugasanga turafashwe. Lucky, mfite plan B.